gukorera imbaraga z'ubusa ubwo wagiye umupevera giye umpevera gute kanirura nk'icyo kintu kugira ngo ukore iba urumva ufite ibiro nk'iby'iki cyuma mwicareho kugira ngo bise neza haza ubwo rero wabona nanicaye kuri gutitira umutwe meze bite ni sawa na cyane aho ni ibirayi n'ibishyimbo bikugezamo ishyamba n'ibishyimbo ko n'umubyukanye amagambo menshi cyane meze bite ese bamenye ko bafunguye abimenye nyine uragira ngo mbikore bite agira ngo mbwira bongere bafunge ese mva nasoni soni z'iki ko bafunguye se biteye isoni ukuntu rwose ejo wacyuriye kazungu ibirayi ibiryo iki ngo nibongeraho iminsi uze ko badufunguriye urakora urumva wishimye ubu biransekeje rwose urumva wishimye kuko ugiye kubona igihe cyo gukundana na kazungu igihe cyo gukundana njye ndikubwira uburyo ari bamucyuriye kubw'ibiryo ngo buse ngo bongeye iminsi 5 ngo warya iki se we wazagire ku mutima nk'uwo aho se ubundi ugira ngo kuba tukiriho ntabwo ari ukubera ko nabirinze twari bupfe wenda ndabona bari ko haranabitanze kera ahubwo uzi icyo mba ntari ntabwo ari kumara iminsi yose icyambwira ko ukuntu kazungu ari kukwiyumvamo ejo akoshora akagoma yangira ate ubu se urabirya ubimare sinavugiraga ku byo nahashye se nyine uyu munsi urabirya ubimare basi kugira ngo ni ngombwa se ngo mbirye mbimare ni ngombwa ngo mbirye mbimarira igihe bizashira nyine bizashira urimo uravugira rero umugabo wawe agaburirwa ibisiga umugabo wanjye yewe wigeze ukinira nushaka icyo nkubwiye cyo nuko ese ko wabuze amahoro y'iki icyo nkubwiye cyo nuko ugomba kumenya yuko ejo tuzahita twimukana ko njye ntabwo nzihangana ko nukurana na kazungu ese mani wari seriye ndi seriye nyine se ko ndi gukina nawe twimuka se tujye hano habaye iki tuzajya aheza kurusha hano oya rwose byoya pe ntabwo inzu zikiboneka harimo izawe zabuze se inzu zose ziri muri uyu mujyi wabuze iyo wabamo ese kazungu agutwaye ahubwo se icyo atantwaye ni iki manura nawe urakabya rwose ugakabya icyo nashaka ni kurukuru yawe na kazungu uri kumva ndaza dusanze rero kazungu igihumbi ubwo nyine nawe wigeze agatebo nyine uzamenye yuko azayora ivuga icyo gihe nawe uzariyora rega iyo ndi kugukora ntugire ngo ni ukukwanga uzi ko ayo mafaranga yo kwimuka no gupakiza ibintu wakanguriyemo ahubwo nk'ipantaro izo waba ufite zo ukazimaze iki wigeze ubura umwenda wambara ibyo kwimuka rwose ntabwo mbikunda aho kubukura ku zuba witaritseho ryo kuri kumwe na ba kazungu hariya buriya kazungu ubona ari umuntu wo gukundana nawe si nko gufata inyama ukaziragiza ibisiga kukubisha aha ngaha ubu ngubu ariko wagiye wicara ugatekereza ugatekereza ejo hawe hazaza icyo uzaba muragendana ubwo wiyemeje nyine kugendana na kazungu muka ase tugendana hehe ntabwo nirirwa muri iyi nzu yawe wagira ngo ni gereza nkuru ntabwo iyi nzu nayigize gereza none se icyo nashaka ni imyitwarire yawe uri kumva sawa byagutungura wimutse wenyine nta kibazo ikizakubaho ngiye imana ntizakimbaze mba ndi kukugira inama nkabona ntabwo ushaka kubyumva kumva sawa nari uzagenda imyaka ufite ko ihagije kugira ngo witekereze wajye wicara ugatekereza ibintu bikubaka ukareka kava muri biriya bintu uzajya unekerereza ubwo nyine bwo nzajya ngutekerereza n'imyanzuro nzajya mfata uzajya uyihangana iyo yabikubangamira ejo uzajya kunembereza mu mujyi ariwo muntu ahubwo utangire uzinge ak'ingendo zitari ngombwa ntabwo zemewe utangire uzinge ejo tuzimuka nzi nanjye ntangire nshaka indi nzu yo kwimukiramo kuko ibintu byawe na kazungu ngenda bihaye urandeba se ko ntacyo wangira cyangwa niba wumva warakuze umaze kubyimba uzagenda ujya kwikodeshereza kuko njye ntabwo nabasha kubana nawe afite iyo mico n'imyitwarire ese ko wabuze amahoro ugomba kuba ufite amahoro
ahurana n'umuhamba ntari buzaza kugenda. Uragenda wikiragura ariko ni hahandi haba uzagenda cyo ko wirumije abaye ntacyo mbwira se umpamagara iki se nari mukumbuye kuguhamagara se n'ubu ari ibyandanje nawe ujya nkumbura byabaye n'ubwa mbere nkumbuye simbizi ko numvaga ejo n'umuvandimwe wawe mwanyihaye nta nubwo uzi kwagutinda imbere ya musaza wanjye basi ngo wigire nka debile ibintu nabishobora nese ndarinda nigira ibyo ntashoboye kubera iki sawa ngaho komeza wikakaza none ubwo nibyo ubuze ko wikagashe noneho ukaba utumye byose biba impfabusa ibiki se biba impfabusa ese ejo bro ntabwo yakubwiye ko lockdown nirangira tuzahita twimuka ese yarangiye cyangwa urabifasha nk'abiri seriye barabayikinira ntiyabikora sawa ngaho ntategereze irangire nyine turebe ko bizaza muba ukina na janvier kamwihorere ese yavuga ko muzagenda ryari ejo subise ko bakuyeho lockdown yambwiye ngo iki bamaze kwikuraho se nabyo ariko kazo hapi ntabyo narinze mayi twasohotse ubu ejo nta lockdown ihari ariko hakagenda abantu bafite ngo bafite simbizi ntabwo mba ndi mu nama nese reka ibyo ngibyo tubyure nese nawe kuko wemeye ugiye kuva hano nese nabahe najyahe yambwiye ngo agiye gushaka inzu ku bibi no ku byiza ejo turaye twimutse iki nyamara bro wawe nese muve muri iyi nzu ko iyi nzu yari ihindutse kandi ari ahantu heza bagiye kujyana ahantu mu muhanda mu marigara abantu bazaba bakunyuraho bakunyara hejuru nawe n'ubundi se kuba mushyigikiye ngewe mama nta n'ikintu nakora ubuse wowe reba igihe cyose tumaranye noneho muri iyi minsi twe dutangiye kumerana neza none ureba ufashe umwanzuro wo kunsiga nise si w'ejo wabiteye uzana amahane iyo tuza wari kugira ngo nceceke ngewe ntabwo nzabyemera none iyo tuza tukamugira inzanga ko nta kintu twavuze wenda yari bugire ngo ni amatwi we rero nari murambiwe nese ubundi ku kibuko cyumva wakora ibintu wihishe ubundi wumva ko buri gihe cyose uzaba wihishe noneho ngewe nugenda noneho nagende burundu kazo nuko mbwiye ugende burundu kazo nuko mbwiye n'ukuntu nagwaye ibiryo muri iyi lockdown ese nigeze nkunenga kuko utabimenye kuko wabimaye nyine warakoze noneho nyine umaze kubona yuko nyuma yo kumaha ibiryo ugiye guhita wigendera kazo ntabwo nahise nese impamvu njye ntabwo icyo nshaka ari ukugenda nese niba wumvira wowe ntabwo uri umuntu mukuru wakwifatira umwanzuro nafata uwo ari wo wose ntabwo natandukana n'umusaza wanjye simfite ubushobozi bwo kwishyurira inzu none njye ntabwo mfite cyangwa se sinishyura inzu noneho kabizwe nuko banafunguye lockdown nese sinafite akazi ntagasubiramo nyine bivuze ngo ntabwo umuntu uko yari ameze muri lockdown niko akimeze none hano si usinzi urabona ari ntoya tukabana ubwo twatubanye nk'abake noneho uranena nyine urumva yuko tutabana oya twabana ariko n'isubwa aka kanya urumva twabana nk'iki n'iki kubishaka kose niko twabana ese niko nikubwira ibintu ukabikanga kubyemera n'ubwo urumva ugiye kuva hano ugenda ahantu urabizi nta na telefone ugira nurangiza ugende tuburane uzaba wishakiye abandi bantu rero ntabwo byakunda cyangwa se mbwiye niba hari inzu ebyiri aho mugiye kwimukira tujyana kandi ari wowe turi guhunga muramunga ngende icyorezo noneho mukore n'icyo mushaka nimushaka mugende noneho niba muri kumunga se ubundi ngiye kuba iki nakwizirikaho kandi uzi kuri kumunga wowe ntabwo ari ngenda kuguhunga n'umusaza wanjye kuko umpungisha ariko njyewe urabizi ko mukunda nyine rero guma hano n'undi twibanire nta kintu yakugira no kwisaza nabitekerezeho numva ari byo nyine mbwiye tugumane ko nanjye ntabwo nabasha kubaho udahari ahubwo se wazajya nza kenshi kugira ngo nyine ntamurakaze nazajya nza kugusura kenshi kanarara se karara tuzabivugana ariko sha umunsi naje nkasanga umukobwa njyewe se ubundi kuko twabanye igihe cyose wigeze ubona njyewe mbonana umukobwa kuki yego uratinyuka ukanavuga none se uriga mutoni umenye ko yari yaje kubera kiriya cyorezo ntabwo yari yaje ku bindi nawe ni icyorezo mu bindi
mbese njyewe ngiye kujya gusura moranye kwa muganga uyu munsi se oya watse tukazajyana ejo se barekuye nyine abantu bemerewe kugenda kuko nta muntu muriho kandi bari bambwiye umuntu nari nasizeho yari afite umurwayi hirya ye ambwira ngo ubu barataha uyu munsi ariko kanze nimubaze kuri telefone numve niba atari grave tuzajya ejo kenu nasanga ari grave ntacyo wajyayo ejo tugasubirana mumuretse gutaha none mumare nk'ikindi cyumweru hano gutaha cyangwa kwimuka byaragucanze oya ejo ahubwo se urumva nzabishobora no kwimukara aho nzamutoroka sibyo nzamutoroka cyangwa se umbwire niba uzajya uza hano buri munsi nta kibazo yagiye ku kazi nawe ugahita ufunga mu kazi hano kundeba buri munsi kenshi apana buri munsi sibyo nta kibazo ariko nyine ibintu mwamubwiye bimbabaje kumbwira ngo muhunze umuntu basi niba n'ibiryo byanyu muzabyihuriza byibaye kandi lockdown yavuye kuki utabivuze muri lockdown kuki utabivuze ikazo nawe uzi kwihenura kandi bitari byiza ntabwo mbihenuye mubwire ibiryo byanyu mbibishyure bitwishyura ahubwo nese ubwo hanzuye ikitajya kumureba ejo njye nibwo nzajyayo kuko uyu munsi ntabwo byemewe musundi janvier ari munsi umutipe wawe nawe wagira ngo abaze mubi wanyu umwe bose bamukukiye nka mutipe ntabwo azi kuba arabizi ahubwo nyine umuntu wese aba agomba kugirira impungenge mushikiwe impungenge gusa abandi twebwe ntabwo tubagira gusa wowe wabonye kuba yakumungisha aribyo ubundi nzajya nkubona nagukumbuye nibwo tuzajya dukora ibirenze byakekaga twari gukorera imbere ye se kuki wakumva wamubabaye inde se abyihorera ese urarwaye ubundi ese wowe guhereje mumbwira amagambo mabi ngo ngewe ngo umuntu yakubwira ngiki sara ari ibiryo Rame yo mbese bite man fresh webereye hano se twari turi kuvugana mu ariko bisara cyane ni kuvugana ibiki se man mani nari ndi gushaka inzu ejo nshaka ko tuzimuka Samana risere wabikomeje nagaruka bikomeza ariko man nese ko ugiye kwimuka man ko ugiye kwimuka guhindura environment mama none se hano amafaranga bayongeje cyane oya none ko gusa nimbishe gushaka kwimuka man nawe rero man mbere waruzi kubana ariko mbona agenda uhinduka sinzi impamvu ngo ko yari kisema nese ugiye guhinduka ngo kubera yuko ngo nese ubutwakubereye abaturanye b'Imana nese byo ndabikubwiye habyo nigeze nkibwira nje ese tete ntiyabimbwiye akubwiye ngo iki ugiye kwimuka ngo kubera twebwe man aso reka nkubwire man nuza lockdown itaraza ntitwabanaga neza ese nyine nigeze mbabana ese twajyaga dutumira inshuti tugasangira inzoga tugasangira iki ese ubu ikintu kigiye kukwimura hano amafaranga ntibayurije bro ntabwo wabuza yo kwishyura ngiye n'ikimenyimenyi niba ufite ikibazo uze n'iriya nzu nini ngiye haratwana abanamo aya bro ngiye ntago icyo kibazo we ntago mushyira amakenga man we na mushiki wanjye nese ubundi waba utanshyira amakenga bro ubundi reka nkubwize ukuri ni umwana n'ibitekerezo bafite urabyumva umuntu udashobora byibura gutekereza ngo avuge ngo ukuntu nababonye muri no minsi yaguma mu rugo ngo narangiza afata imyanzuro ubwo se ubwo ni umuntu wakwizera akagukomeza kubana nawe Jambi nanjye urabizi yuko ubusanzwe ntari biryanjye abizi yuko nanjye ntagira imico mibi nk'ibyo ngibyo nk'uko ubizi ibintu byabayeho byari ibihe byaguma mu rugo ntabwo ariko wari usanzwe nzi nitwara mbese reka nkubaze byonye n'ibintu mwanyeretse muri ba bihe byaguma mu rugo byatuma ngiye ntakugirira icyizere ngo ngwe mushiki wanjye reka ntabwo ndi kuvuga ngo umumbe nese ubundi ukeka ko kumumungisha aribyo bizatuma nongera kumubona ko ahubwo aribwo namubona neza cyose waba uruhira ubusa man ngere mpamvu bizatuma mfata izindi ngamba rero n'izihe man ntabwo njye mba nifuza kumuzirika mu rugo sibyo ariko nanjye ntabwo nifuza ikintu cyazatuma ngende ndegrete ubuzima bwanjye bwose bikitirwa ko ari njye utaramutunze neza kandi ari njye umufite mu nshingano ntabwo ari sawa mwana kandi ikindi ntabwo twese tugira ababashije ba sister bacu mani ntabwo ari ukuvuga ngo nuko tutabagira reka nkubwire kumurinda ahubwo ibyo ngibyo cyumubuza nicyo reka nkubwire sibyo ibi ngibi uri kwivugisha nonaha wowe uri gushaka inyungu zawe zihuse bikumva ejo numara kumutera inda se wowe ntuzahita kuki ari wowe witirira kuki tumva ko hari ikindi namukorera kitari kumutera ikindi ugamije ni iki
mani njye titi ndamukunda kandi no kuba wamujyana kure yanjye si bivuze yuko ngo dutandukanye cyangwa iki. Rero ngiye mba nkubwira nk'umuntu wanjye ntabwo kwimuka ari byo bivuze ngo ni umuti w'ikibazo. Aho mwajya hose nteze, aho mwajya hose mani keka nimwe mukava hano. Nyine nibyo ngiye gukora, tugiye kwimuka tuva ahangaha. Kimana uri seriye? Ndi seriye mani, sibyo? Ndi seriye cyane kabisa. Nawe uri umuntu mukuru kandi ibintu ndi kukubwira ndizera neza yuko uri kubyumva. Ngiye kuba nafata inshingano kugira ngo mbashe gukumira ibibi byose kuri mushiki wanjye, ndumva nta kibazo kirimo. Ahubwo nawe sinzi impamvu iguteye ikibazo kuba tugiye kwimuka. Ega mani njye rega twe tubareze tumeze nk'umuryango. None se ubundi niba mukundana kwimuka bigutwaye iki? Aho nese kwimuka nta kibazo kirimo, ikibazo niye mpamvu itumye mwimuka. Rega ikibazo cyabaye ngo ngiwe muri kumunga wagira ngo ni coronavirus. Bro ntago ari byiza mani ukuri. Kandi mbere twabanaga neza, sinzi ahantu wavanye fitina ntago ari sawa. Bro njye reka mubwire sibyo? Man njye ntago nifuza kugutanya na sister wanjye, ariko ni impungenge mfite nk'umuntu mukuru. Ukumva? Bro wala nako nawe ntago watweretse ubuvandimwe ntabwo uriya muri corona ntiwigeze. Ese reka nkubwire mwana ukuntu twabanaga byari ibintu byo kubavuga ngo ugiye kugura ibiro 50 umunsi wa mbere ukabitunyuzaho hano no kubate mwana ndabona mumeze nabi mwakira ibiro 10 ukagenda ukabishyira mu nzu ngiye gukeka ko ari ngewe mwana. None se niba twabanye neza mwebwe kuki mwagize ikibazo aho kugira ngo muze mumbwire kabiri kangahe se umuntu yakubwiye ceka mbanze nkubwire kuki mwagize ikibazo aho kugira ngo muze mumbwire ngo turashonje mukaza kubyiba. Numvaga njye nabibi umunsi wa mbere uri guterura icyuma hariya sinaje wamaye ibirayi bingahe si bine. Ubu umuntu w'umugabo yateka ibirayi bine umunsi. Ubu se wari ubizi yuko mbigusabye wari uziko ngiye kubyotsa cyangwa ngiye kubitanga ariko ngati witwara ibyo ngibyo reka icyo tukiveho. Dore ikibazo cyanyu murya nk'abazapfeje mwana. Bikumva nta saving mugira nta mind yo gusavinga ko wariye nkaba ntarariye twese ubundi turi guhumeka. Nyine ngereka nkubwire njye nta mind yo gusavinga mugira bro ntago ari kudasavinga. Murabona amafaranga mukagenda mukazana abakobwa mukarara mubyina hariya mukanywa inzoga bugake. Ariko yabavuga gutyo tubaye tutari kumwe kabisa. Byose bivuga babaza tudahari cyangwa turi kumwe. None se kabiri kangahe nababwiye ngo nubwo ibintu tubikorere ku mwebwe muri kwangiza. Ntabyo nababwiye. Bro reka nkubwire ngiye ikintu kimwe mu buzima burya ntukabenya mwigenda kuko ntabwo umuntu abaza aho bizana. Ese reka nkubaze ubu ngubu urinda uvuga gutyo mbere yose ko twasangiraga bivuze ngo lockdown ko wariye nge sinjye cyangwa se umuranyo ntarye cyangwa mutoni man twese ubu niduhumeka tujye gusubira mu kazi se. Ariko ubu ngubu hari isomo biba by'ibinsigiye binyereka yuko utari umuvandimwe wa nyawe. Gusa ngiye ikintu nkwisabira wenda tuvuge ko ari iminsi yabaye idateguje bana ibintu byo kwimuka bubipuwe man cyangwa se umbwiye niba mbateye ikibazo ngiye kwigendera burya nkunda amahoro ngiye kazungu. Bro nge nta kibazo mfitanye namwe habe na gitoya sibyo habe na gitoya kabisa. Sawa nyine rero hindura ibyibuze igitekerezo wari ufite no tubane mu mahoro. Ikindi kandi umuvandimwe ararwaye mu bitaro ntiwagiye kumusura. Ubuse wowe urwaye ukeka ko twagufata nkuko yewe nagusobanurira nakubwiye iki byose ndi kubikora kubera ngiye umuvandimwe wanjye uri kumva. Okay noneho rero ufata umwanzuro umuntu uza ati tumubwire nta kibazo niba mushaka kumuhana none reka nkwereke sasa sibyo. Reka tuganire nk'abantu bakuru nk'abavandimwe sibyo. Weho ni urumva impumbero ufite kuri mushiki wanjye ari izihe? Mani ngiye nkundana na sister wawe nta nyine gukundana kugira ngo mugire. None se wunge nta kintu mushaka kugeraho. Ntabwo navuga ngo nta gihari ariko ibyo gutekereza ntago ari byo ndi gupanga mu mutwe wanjye. Nyine uri gumbwira gahunda umufitiye ngiye wowe izarije. Ntabwo bishobora gutuma mpindura n'imyanzuro nafashe. Wereka nkubwire bro sibyo. Sister wawe wowe duha igihe gitoya sibyo uzajya ubuhari kandi ikindi kenshi urabizi ko mba ntari nibereye ku kazi. Urumva kuvuga ngo umuntu kuba yakunda undi busoye ko umuntu yagukunda ni ikibazo cyangwa se niba wumva basi ari byaduha amahoro namubuze kunkunda nzagumya mukunde nyine. Ntabwo nabuza ko sinago ngiye nafata umuntu ngo muhatire gukunda umuntu atamukunda bikumva cyangwa muze ngo reka gukunda uriya muntu kandi amukunda. Rero nubundi yambwiye nubundi we yambwiye ko ndabizi neza ko niyo twakwimuka anga nubundi azajya afata. Yabimbwiye ese yabimbwiye ko azajya n'amajoro yose azajya yamarana nanjye. Ese umva nawe wabyemeye. Ndetse nabyemeye ko rero mpamvu cyo kubikuganiriza. Asemana kuki utanyizera kandi ntacyo ndagukorera. Bro nakakwizera ubu ibirayi bino nibyo twapfuye abantu bagabo bapfa ibirayi. Ntago ngiye twapfa ibirayi. Ibirayi ntago byatuma ni mukano mwana sibyo uzabaza. Sawa basi ntacyo bitekerezo ngiye kubitekerezaho nabitekerezaho ariko maye garanti yuko nawe ugomba guhinduka ukambwira niki ngiye kwanza abanza umbwire nyine gahunda ufite mushiki wanjye mwana. Ngiye sister wawe nibishoboka urabona yuko umuntu aba ataragafata neza nyine tuzabana bitewe nuko mukunda
niyo yabona umwaka umwe uri imbere cyangwa ibiri ngiye mfite gahunda yo kunabana nawe kuko ndamukunda urabizi nta n'undi mukobwa urabona hano uvuge ngo turakundana ikindi kandi ngiye kuvuga ko ngiye guhinduka sibyo tugiye gusubira mu buzima busanzwe bivuze ngo akazi karahari amafaranga azaboneka dukore nk'ibisanzwe noneho wowe fata basi ukundi kwezi kumwe urebe imyitwarire yacu noneho ugire gute ubone kujajinga iyo ni imyanzuro ndi buze gutekerezaho nyine nkamenya niba tugomba kwimuka cyangwa tutari bwimuka basi urakoze Duse muraho neza uri guseka iki muraho neza nanone ni ku Rwagasabo Beora Films Production hanyuma tukaba tuje nka timu ya 10 days in ghetto 10 days of lockdown ngomeze ego babo inyuma yanjye hari Kazungu hano hari Janvier tukaba twari tuje kubaganiriza uko nabo niba basuhuza ndabasuhuza bakunze ndetse bafana beza bacu cyangwa se ba 10 days nongera kubashimira urukundo mwagiye mutwereka ndetse tunishimira ku giti cyacu umuhate twakoresheje ndetse n'umurava kugira ngo tubageze filime murabizi ko twari muri lockdown kwishutinga biba bigoye ariko twarabikoze kubera urukundo tubakunda so rero ngewe nyamukuru nk'ikintu gitumye ndi hano nk'uko munsi Kazungu n'ubundi murabizi filime twarayikoze umunsi ku munsi kazageza buri munsi ariko burya umufana niwo udecidinga ikintu uko cyagombye kuba kimeze cyangwa se uburyo cyumva we bitewe n'uko nimwe dukorera ndetse n'amarangamutima yanyu urashobora kuba muri comment cyangwa se ahandi hose ushobora kuba iyi filime kugira ku mutima cyangwa se ibyo dukora bikunezeza ushaka kutwereka muri comment cyangwa ahandi hantu ukandikira umwe muri twebwe kamubwira niba uyishimiye yuko yakomeza kuko intego nyamukuru twayikoreye yari iyi lockdown kugira nyine umuntu yerekana ubuzima babayeho muri lockdown gusa ubwo birangiye ntabwo bivuze ngo umuntu ashobora kuba yabihagarika cyangwa yarekeraho yarigeze ni ibitekerezo byanyu cyane cyane ko umuntu abibutsa yuko ari mwebwe akorera ushobora kuvuga ati bikomeze cyangwa se tuyihagarike gusa nyine ibitekerezo byanyu turabireba muri comment we ni uburenganzira bwawe kuvuga uburyo wiyumvira so rero mwarakoze cyane ubwo twabanye filime muri 10 days ndetse n'ibindi bishyashya mukomeze mukore subscribe like share and comment Rwagasabo then quick akoze nunze mu byo uvuze nyine byari by'agaciro kubana natwe mwatweretse ko mwadukurikiye cyane turabashimira twifuzaga rero kumenya icyo mutekereza kuba ino filime yakomeza cyangwa se twayihagarikira hano haba yari igitekerezo bifite wumva hari umuntu mukeneye yuko twakongeramo muri ino filime wenda kugira ngo izakuryohere kurushaho nicyo dushaka kugira ngo mwandike hasi muri comment ikindi mukore subscribe mukomeze mudukurikirane murakoze cyane okay ese kuri kundunguruka murungurutse nakurebaga rero twari turi hano kugira ngo twumve ibitekerezo byanyu tubabaze ukuntu wa mugani mwayirebye nimba ari filime mukeneye ko yakomeza nk'uko bakomeje babivuga cyangwa se yahagarara mukatubwira ikindi amakosa yandi yose mwabonyemo icyo twahindura hari abantu bakomeje kutwandikira ngo iyo nzu ngo kuki muyikiniramo amafilime yose niba hari umuntu ufite ubwo abantu bakomeje kutubwira ngo dukinira mu nzu imwe ni ukuvuga ngo niho mu rugo kandi turi muri lockdown ntabwo byemewe gusohoka ni ukuvuga ngo rero dukinana n'ubundi n'abo mu rugo tubana ariko kuko lockdown yavuyeho wumva afite location yaduha ayiduye ntabwo twayanga so rero icyo kibazo ngo cy'inzu imwe ndibaza ko gisobanuwe nuko ko tuba turi mu rugo bitemewe gusohoka tubasobanure neza ntabwo ari ukuvuga ngo twabuze location nta nubwo uvuga ngo umuntu ayidutize wenda yakumva yuko ari ikindi kibazo twananiwe kwishaka ntabwo ari ukuvuga ngo twananiwe kwishaka kuko aho dukina hose yaba ari mu ibara ntabwo dukoresha ino nzu ariko bajye bamenya yuko miriye umuntu arimo niba turi muri lockdown ntabwo uri buntegeke ngo njye gushutingira
Kimironko nuye Kabeza cyangwa njye Nyamirambo urumva ntabwo byakunda. Gusa ntabwo nshimishwa nuko mwebwe mwishimira ibyo turi gukora mukabikunda kandi sometimes mukabikunda muri benshi mutitaye aho tubikorera kuko message nibitambuka ntabwo ari ngombwa aho yatambukira hose abari mu ishyamba hehe biba biboneye naho ubundi ku kibazo cya location ntabwo tugiye tuyibura pe twese n'ahantu tuba dufite amazu kandi twanakoreramo filime so rero kuba twashotingira hano yari lockdown kandi tukaba tutemerewe kuba twajya ahandi hantu hakaba ari n'ahantu tuba cyangwa se company ya Beura Production ari ikorera ari naho icyicaro cyayo kiri. That's why rero umuntu ari igitekerezo kizwa bakano kantu bakageza ku bafana byaryoha tayarugye tugakora kandi mukakishimira ubwo basobanukiwe. Rero ubw'icyingenzi twashaka kubabwira byari byo ngibyo muri commentaire turaza kureba nimba mwarabyishimiye mwarishimiye 10 days ko twayikomeza cyangwa se twayihagarika ubundi tugatwika mugani wa kazungu sibyo ariko ntuzongeye kwiba ibirayi.